Nahuye n'umujura ku manywa y'ihangu atambaye agatambaro, atwikiriye isura, yari afite intwari itica, ijwi rituje n'amaso aruhura, atega umutego ufite unyurabwenge, umutima wanjye awutwara atawukojejeho urutoki. Yari nk'izuba ritamurikira amaso, ahubwo rigera mu mwijima w'amarangamutima. Uko yambwiraga, amagambo ye yakubitaga nk'imvura yo mu itumba. Inyuma y'ubwitonzi bwe hari impamvu y'ibitotsi by'imbamutima. Muri we nabonye ibanga ry'imvugo itavuga, amajwi y'inkwakuzi agenda buhoro mu ijwi ry'ikirere. Nabaye nk'inkende ibyutse mu ndoto, amajanja yanjye yikoreye ibyiringiro atabizi. Yaje nk'inkuba idasakuza, akubita ku ntege z'amarangamutima yanjye, maze ibyiyumviro byanjye bihinduka ibishashi by'amatsiko. Nkumva naba umurinzi we, niyo yaba ari we w'iby'umutima. Yari umusizi atabizi, amagambo ye yicaga buhoro. Urukundo nk'itegeko rya Yesu nibyo numvaga. Nagize ngo uyu mujura n'uwiba akagenda, naho n'uwisezerano. Uko narushagaho kumva ijwi rye, niko umutima wanjye wiyeguraga. Yari muto kuri njye, ariko andusha ubukana, kuko numvaga mpinduka. Ariko umutima ntiwigeze ubarira imyaka, ahubwo wuzuraga icyaka. Twari indirimbo ebyiri zihurira mu ijwi rimwe, urukundo rwacu rutarashinga imizi, ariko rufite igicumbi. Icyo gihe umutima wanjye wari nk'igitare cyatewe urushinge, ntacyo yishe, ariko yahinduye ubuzima bwanjye. Sinongeye kuba uwo narindi, kuko nahuye n'umujura wambaye umucyo. Sinzi niba wumva neza iyi nkuru y'uwanyibye umutima. Ntukamukeke, si umutekamutwe, ahubwo ni umuterekamutima, inkuba y'umutuzo, umujura w'umucyo, utwara adasahura, ukunda atararura.